Ubukwe bwa M Irene cyangwa se Murindahabi Irene ndetse na Liliane uba mu Bubiligi ni bumwe bukomeje kugarukwaho ku mbuga nkoranyambaga. Aba bombi bagiye gukora ubukwe, ikindi kandi bamwambitse impeta uyu Liliane uba mu Bubiligi. Uwamwambitse impeta ya fiançailles nta wundi ni M Irene cyangwa se Murindahabi Irene. Aba bombi bamaze igihe bakundana. Mu gihe byavugwaga ko Irene ndetse na Aisha baba bakundana byihishwa ndetse bakaba babana mu nzu imwe, bwa nyuma na nyuma birigaragaje uyu Irene ari mu rukundo n'umukobwa bita Liliane. Uyu Liliane atuye mu Bubiligi. Uyu munsi akaba yamwambitse impeta ya fiançailles, amusaba ko babana, undi nawe atazuyaje arabyemera. Ibi byaje bishimangira ko Irene atari mu rukundo na Aisha nk'uko bamwe bagiye babigaragaza, ahubwo ko ari inshuti zisanzwe. Nubwo bimeze bityo ariko abafana babo barakaye cyane kuko abenshi bari bazi ko azabana na Aisha. Ikindi kandi bigendeye ko hari filime aba bombi bakinamo, aba bombi bakundana bari bamaze kugira abafana benshi, gusa byagaragaye ko ari filime gusa. Ibi kandi byagaragajwe na Save the Date yagiye hanze y'aba bombi, yaba M Irene cyangwa se Murindahabi Irene n'uyu mukobwa bita Liliane uba mu Bubiligi. Kenshi hagiye humvikana ko iyi Irene Murindahabi yaba afite umuntu bakundana uba hanze, gusa we akicecekera ntihagire icyo abivugaho. Uyu Murindahabi Irene byavugwaga ko yajyaga gusura Liliane mu Bubiligi inshuro nyinshi cyane, nubwo we nta kintu yabitangajeho, gusa nyuma na nyuma basohoye Save the Date bavuga ko amukunda urukundo rudashira. Ariko ku rundi ruhande ababloga bo mu Rwanda cyangwa aba influencer batangiye kuvuga yuko Irene agiye gushakana na Dorcas wo mu itsinda rya Vestina na Dorcas. Gusa aya makuru yari ibihuha cyane ko bamwita Daddy, bishatse gusobanura ko bamufata nka papa wabo. Ibi kandi babikoraga baharabika Irene. Gusa nyuma na nyuma Irene yerekanye umukazana. Uyu mukobwa yerekanye akaba ari mwiza cyane. Reka tubifurize imyiteguro myiza y'ubukwe. Murakoze cyane, kanda subscribe niba utarayikanda kandi ntiwibagirwe gukanda share ndetse na like.